Muraho bahaye ikaze muri aya makuru nizere ko mumeze neza ngo kubwira yuko umuhungu wa Perezida Paul Kagame yahawe ipeti rikomeye ubu kabihereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndabwira kandi ko i Kigali mugore yafatanywe amacupa agera ku bihumbi 241 ry'amavuta ya mukorogo. Byose muri aya makuru reka nze mbigarukeho maze mbikubwire uko yakabaye ntana makuru namwe nciye ku ruhande. Ngiye kukubwira ko Ian Kagame yahawe ipeti rya Suriyetona akarihabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahari nk'umwana n'umubyeyi wari wamaze gusoza amashuri yari amazemo igihe kitari gito. Wa Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame, Ian Kagame ari mu banyeshuri basoje amasomo ya gisirikare bato mu ishuri ryo mu Bwongereza rya gisirikare rya Royal Military Academy. Kuri uyu wa 12 Kanama 2022 nibwo mu Bwongereza yitwa Sandhurst habereye umuhango wo gutanga amapeti ku banyeshuri basoje amasomo ya gisirikare. Muri bo harimo abanyarwanda barimo n'umuhungu wa Perezida Kagame, Ian Kagame, wambitswe ipeta rya Second Lieutenant. Abasoje amasomo ni 41 baturutse mu bihugu 26 by'amahanga n'abandi 208 bo mu Bwongereza. Uyu muhango witabiriwe na Perezida Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame. Mu bandi banyarwanda basoje amasomo muri ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza harimo Pag Udahemuka na David Nsengiyumva. Umuhango wo guha abasirikare amapeti wabereye i Sandhurst mu Bwongereza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Kanama 2022. Mu mwaka wa 2019 nibwo Ian Kagame yari yasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami ry'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya William, ishuri rya Royal Military Academy riri mu mashuri akomeye mu Bwongereza, rikaba ryarashinzwe umwaka 1947. Bivuze ko rimaze imyaka 75. Abanyeshuri batatu basoje amasomo muri Royal Military Academy barimo Ian Kagame. Akaba rero ari ibintu byiza kandi bikomeje kugenda byishimirwa cyane. Perezida Paul Kagame rero nawe akaba yari muri uyu muhango w'abanyeshuri basoje amasomo biyerekanaga imbere y'ababyeyi mu inshuti bari baje kubashyigikira barimo na perezida ndetse n'umufasha. Abanyeshuri basoje amasomo ya gisirikare uko nabakubwiye ni 249. Ishuri rya Royal Academy riri mu mashuri akomeye hariya mu Bwongereza kandi akaba ya mbere akomeye hano ku isi. Akaba rero uyu muhungu wa Perezida Paul Kagame nawe yasoje amasomo. Reka ngushimire cyane, gusa ntago nabura gusoza ntakubwiye ibindi biri kugenda bivugwa hano mu makuru ari kugenda avugwa. Nuko i Kigali hafashwe umugore wacuruzaga cyangwa warubitse amacupa agera ku 2,840 aho yari amacupa y'amavuta amenyerewe ku izina rya mukorogo atari yemewe. Ndabashimiye kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze mugumane natwe. Ndahari kandi ndacyari kugira ngo amakuru n'ibiganiro bikomeze bibagereho 5/5. Wibuke gukora subscribe ukimara kumva aya makuru. Ndagusabye kandi byose biri mu biganza byawe. Ndagushimiye niba kuri subscribe uri umuntu Imana ikongere.